tugiye gukomeza tureba igisobanuro cy'amagambo mu giheburayo. Uyu munsi tugiye kureba ijambo kubabarira. Ni gute ubabarira? Ni gute usaba imbabazi? Kubabarira. Kubabarira mu giheburayo seliha. Seliha. Samer, lamed, yod, het, he. Seliha. Bivuze iki? Kubabarira. Icya mbere ni uburyo bwo gusaba imbabazi. Gusaba imbabazi z'ikibi wakoze ukigambiriye cyangwa utikigambiriye. Gusaba imbabazi. Uburyo bwo gusaba imbabazi kubera kibi wifurije mugenzi wawe cyangwa se wanamugiriye. Tuzi neza ko Imana itubwira kureka ibyaha, gukora ibibi kugira ngo twihane. Imana itubwira kwihana. Imana idusaba kwihana. Kwihana tukareka ibyaha, tukabitera umugongo, ahubwo tukegera Imana. Ni ukuvuga ngo imbabazi cyangwa kubabarira bigomba guturuka mu mutima wawe, atari mu mutwe wawe. Ni ibintu umutima wawe ukora ubishatse, atari uko ubihatiwe. Bigomba kuva mu mutima wawe. Umutima ukabikora wumva unezerewe, wishimye. Ni gute rero ubabarira cyangwa se ubabarira? Ugomba kwihana, kwatura, warangiza ukihana. Aha ni nkaho uba witanze igitambo cyo gukurikiza inzira z'Imana. Kubera iki? Ibintu byose ukunda gukora kugira ngo bire kwitwimuka ntabwo ari ibintu biba gutya. Uriyima n'igitambo ukavuga uti nditanze, kuva uyu munsi ntabwo nzongera kwifuriza umuntu nabi, kuva uyu munsi nta mitekerereze mbi nzongera kugira ku muntu, reka nihane, ubundi nigorore, ndeke gukora ikibi. Ugomba kwanga gukora ikibi, kwanga kuvuga ati ndanze, ukanga neza, kwanga gukora ikibi. Ukavuga ati ndifashe, sinzongera gukora ikibi cyangwa gutekereza umuntu nabi, kwifuriza umuntu nabi, amashyari, ibyo bintu byose. Ukavuga uti kuva uyu munsi ndiyejeje, ndeka mvuga nabi kanaka, ndeka nifuriza nabi runaka, ndiyejeje, ndahindutse. Ukabyiyemeza muri wewe ko ubiretse, ugahinduka. Nuko usabye imbabazi cyangwa se nimba mutanga imbabazi, ibyo byose ubirebye bivuye ku mutima, nuko imbabazi zitangwa. Kubabarira rero nkuko tubibonye ni uburyo bwo kuvuga uti mbabarira, ibyo nakoze bigambiriye cyangwa ntabigambiriye ni bibi, ndabiretse. Ukibuka ko Imana itubwira uti mureke icyaha, muve mu byaha, mukizwe. Ibi byose rero bigomba guturuka ku mutima wawe. Ni ukuvuga burya iyo usaba imbabazi cyangwa gutanga imbabazi ubihatiwe bitavuye ku mutima wawe, ntacyo biba bimaze. Urihana ukavuga uti ntabwo nzongera gukora ikibi,
ukabyanga, ukigira nk'igitambo cyo kuvuga uti aho kugira ngo nizirike ku cyaha, ahubwo reka nemere nihangane ibi byose nakoraga mbireke. Nuko umenya inzira zo kubabarira no kubabarirwa, noneho uko ubikoranye umutima ukeye, nuko nguko ubera n'ubugira abandi. Va ku izima rero, niba wumva hari umuntu wavuze nabi, wifurije nabi, ibyo wagerageje byose gukora, yaba ibizwi n'ibitazwi, bisabira imbabazi umutima wawe, wigorore nawe ubwawe, noneho ubundi Imana nayo ibone ikubabarire. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.